ubona ukuntu kuryamana n'umugore w'undi mugabo byoroha, biroroha cyane. kandi noneho icyiza cyabyo nanga byihorere, ingaro hari igihe zizamo bikakurenga. ingaro uri kuvuga zizamo ni izi, ntaribu uhura nayo, ntagutereta cyane bibaho, urumva atari uburyohe. uzi iyo nyiri umugore agufashe niyo ngaro ya mbere ibaho mbi, yanakwica. nyine nanjye ndakubaza, agufashe ute? uri umwana wo gufatwa? byihorere, iyo agufashe ibyo by'ubwana urabyibuka ko yanagutema. ntukankanga umugore ajya kumuca inyuma ayoboye ko amusize mu nzu, ngiye bambaza iki? byihorere, yagufashe yagukanda. uzi kunyara umuntu avunika ko umugore nahindukira mugusangeho. ariko se ko numva wanyihaye cyane, ninjye ubwira abagore wubatse ngo banyishinzeho? ujye utekereza kuntu kwita ku mugore bihenze muri ino Kigali, maze uhite utekereza umunsi bagufashe ikizaba. bihenze hehe? kumugaburira ntabwo abihagije gusa, ko biza kuba bihenze umugore ari kujya biha agaciro sacu umugabo w'inyuma. wowe tekereza kuntu ifunguro ryacu riduhenda, maze urahita umenya kuntu noneho kwita ku mugore bihenze, maze uhita umbwira umunsi bagufatiye ku mugore w'abandi ikizaba. rega nubwo numva ushaka kunkanga, kugaburira umugore no kumwambika neza ntabwo biba bihagije gusa. igihagije ni ukumusambanya atari uwawe. mva noneho iki jambo ukoresheje banza ugikosore, nibwo ndakomeza kuganira nawe nyanga kubi. ubwo uri kubihakana ariko ubu basambanya. mva noneho ugisubiyemo, nakubwiye ko nanga icyo kijambo. ntabwo nsambana, nanga ibyishimo. usubiramo icyo kijambo mpita nceceka. narebe ntabwo nongera kukivuga umuntu utanga ibyishimo we, ahubwo mbwira, usanze ari umugore yaba ari guha ibyishimo wabyitwaramo ute? ndasanga bari kubimuha kandi nawe ngira, ahubwo mbazagize usanga ndi guha umugore ibyishimo, byagenda ute? nyine igire nkaho mufite, maze umbwire ukuntu byagenda usanze wowe bamuri hejuru. igira nkaho mufite kandi nawe neganya, ahubwo reka nkubwire unsanze nko ku wawe. narebe mbwira ngusanze ku mugore wanjye ukuntu byagenda. mubwire wadufashe tubirimo cyangwa mubwire waduketse? mbwira n'abafatiye mu gikorwa byagenda ute? waza ugasanga utubuno twose turi mu kirere, nkahita nkubwira niba ufite umugore umeneka, cyangwa nkahita nkubwira niba waraherekeje abandi mu guhitamo umugore. ubwo urumva byaherera aho ngaho gusa, nta n'ikintu mpise nkusanze ku mugore wanjye. none se bidahereye aho byaherera hehe? ubwo urumva kugusanga uri kunca inyuma naviramo aho nta n'ikintu nkukubisa? waba unkubita hari ideni murimo? none se umugore naba nkusanzeho yaba ari uwawe cyangwa yaba ari uwanjye? yaba ari uwawe, kandi ntabwo namukuburanyaho kuko ntabwo naba mushaka. nyine ubwo ukumva ko wanshika gutyo gusa nsanze umugore wanjye uri kumuca agasebe? mvuga rero za mvugo nanga, ntabwo naba maje kumuca agasebe, ahubwo naba maje kumuha ibyishimo, ahubwo wahita unamemba. wagira kuba umviriye ku mugore nkagira no kugwemba nkaho hari akazi naguhaye, ahubwo nakugubanya umugongo. sha neza ntugakine, naba maje kugushimishiriza umugore nkaho wakanshimiye ngo ukangubanya, ntabwo byaguhera. ariko ibaze nawe hagize umuntu usanga ku mugore wawe kuntu wabyitwarana. nawe noneho uri gushaka ko nibaza ku bintu nzi ko bitabaho? none se tuvuge ko uzapfa udashatse? sinzi igihe nzapfira, ariko bitewe n'ubuzima tunyuramo ku bwanjye sinashaka. none se nta muryango ushaka uzagira? kandi nk'ufite wowe na mama na sister n'abandi bose muri famiye dufitanye isano. hoya nyine umuryango mvuga ni ukugira umugore n'abana, ukagira abagukomokaho. none se neza wareka nkabanza nkakubaza mbere yo kugusubiza? banza umbaze nta kibazo. wibuka neza abagore bubatse ingo turyamana nabo ingano yabo? ntabwo nabibuka, bose dusenya nyinshi. none se basi waba wibuka ko bamwe muri bo babyara? yego barabyara cyane. waba uzi ko abo babyara baba ari ababande? aba ari ab'abagabo babo. uribeshya cyane kabisa. ndibeshya gute se? none se nta mugore urakubwira ko wamuteye inda? nta n'umwe urambwira ko nayimuteye. niyo mahirwe ugira, gusa menya ko njya bambwira ko nabateye inda baba ari benshi. njyewe impamvu nawe urambwira ko namuteye inda ndikingira. njye se ndakibuka ko niyo mwibutse mva mu mazi sinongere kwambara kandi. umunsi wakuyemo imbwa ya sida uzambwira. nakuntu nkunda gushimisha abagore beza cyane, ubona hari uwaba urimo ufite sida. bari abagore ubushimisha ujye buka ko baba basize abagabo babo mu nzu, kandi buka ko utazi ko abagabo babo bahagaze. ariko ko numva wanyibasiye cyane, kandi nawe nzi ko turi bamwe. ntabwo ari ukukwibasira, ahubwo birambabaje ko utazi ko sida idapimishwa ijisho. bari abagore babyibushye kuriya nta sida baba bafite. ntabwo uzi ko umuntu urwaye sida aba yarumye. ndumva kugira inama bingoye, gusa ujye uzirikana ko idapimishwa ijisho, ahubwo mbwire niba wasoje kumbaza. reka nkubwire ibyo byo kungira inama by'ububiretse ko ziriya nyanja ni hatari. mbwira nkuteze yombi, ntabwo uba ushaka kugira umuryango. mubwire nkuha n'ingero cyangwa nkubwire andiregite? mbwira uko ubishaka, gusa umbwire ibyumvikana. impamvu ya mbere ituma nashaka kugira umugore, urabizi neza ko dusenyiza abandi. uko tuzisenya niko n'urwanjye bajya barusenya. iyo mpamvu ntabwo yumvikana, mbwira indi. mfite abana benshi mu gasozi, nazi ingano yabo bitewe n'ubwinshi bwabo. ko nta n'umwe ndabona bakuzaniye aha ngo gusuhuze. banyereka mu mafoto uze kumbwira mbakwereke, ndabafite barabanderera. iyo mpamvu ntabwo yumvikana. ufite gusanga bakubwira ko ari abawe kandi atari abawe. mbwira indi. si ubizi ko ngira isuku? giye kugira isuku cyane. hari uturimo tw'amaboko nazi gukora mu rugo, natwo byose uzi kubikora. uzi kugira umwaka ugashaka umugore, ugasanga ushatse umugore ugira umwanda.
nta mugore ugira umwanda ubaho wibasebya. Hari abagore bagira umwanda uteye ubwoba, njye ntabwo nabyemera. Nta mugore nzi ugira umwanda. Wivuga umwanda gusa, vuga n'umugore uba utashobora gufata umweyo ngo akubure no ku irembo. N'ukuntu bakunda gukubura, ubona mama atabyuka akubura mu cyakare. Nawe ubivuze neza uti mama kuba bikora siko n'abandi babikora. Barabikora nyamara babikora hehe? Ariko umuntu araba afite inzara zimeze nk'izivapaya maze umbwire ko azagufurira? Ubwo se inzara nizo zatuma atagufurira? Barafura. Gufura bigoye byihorere, basi ivuga kugutekera yagusuye ureke unateruye isafuriya. Uri kugorana nyamara, ubu uri kuvuga ko n'isafuriya atayiterura afite ziriya nzara zabo. Ayiterura nk'uteruye umwanda cyangwa se akakubwira utivayo unerurire. Tuvuge ko izi mpamvu ariko mazitumvikana arizo zituma udashaka. Kuri wowe ntabwo zumvikana, ariko wabimenye neza uganiriye na Minani witekera akanifura kandi yitwa ko yashatse. None se wibuye ko Minani umugore we afite akazi, yamutekera ute kandi aba yagiye mu kazi? Akuganirije agahinda ke nibwo wabyumva. Ibaze ko kuva yamushaka nta munsi n'umwe aramufurira, arifurira akanitekera akanikorera indi mirimo. None se umugore afuriye gusa safurira umugabo? We se yifurira byahe ko ahiga umuntu umufurira akamwishyura? None se sinumva byoroshye bagiye bamuha n'iyo umugabo we naye akayifura, ariko se arayimuha ngo ayifure umugore aba yaraje kuba ivaze mu rugo? None se ushatse kuvuga ko aba yaraje kuba umukozi? Cyane ubundi mu muco nyarwanda umugore yagandukiraga umugabo we akamwitaho n'ibye byose. Kugandukira umugabo uvuga ni ukuba umukozi? Nawe wagira ngo ntabwo wigeze wiga amateka y'umuco wacu. Ubundi mbere umugore yahaga ke y'umugabo zibaho n'izitabaho. Ke y'uvuga ni ugufurira umugabo no kumutekera gusa. Izo nazo ziri mu z'abakeneye, harimo kumutekera, kumufurira, kumuha ke ku bijyanye n'umupuri n'ibindi byinshi. Ariko abagore baranagowe, uzi kugira ngo ukore imirimo yose yo mu rugo. Bagodwa byahe ahubwo ko bateze kutabikora kwabo ko bituma birirwa bapfa ubusa bakaza kutwirongozaho baca abagabo babo inyuma. Ko numva ubiha wese uri mu basunikira. Nyine kuba mbasunikira bubatse nibyo binshi intege zo gushaka. Ko icyagatumye nshaka nkibona kenshi. Ubwo basunikira ariko wibuka ko uwubatse aba basunikira kenshi kukurusha. Andusha byahe, uzi ko hari igihe numa bamwima kandi yarakoye. None se watuma bamwima gute kandi bararana? Hari igihe umugore w'undi mugabo abanza kumamagara akansaba uburenganzira bwo kumuhiga ijoro cyangwa se bwo kumwima. Urumva utari kumbeshya? Umugore wundi yabanza kugisha inama y'umugabo wute? Nawe nubwo nyabona usunika abagore babandi ubanza bose baba ari ingoswe. Urumva wowe hari umugore wagisha inama yo guha umugabo we kandi ari uwe? Mise numva agategura y'abantu ujya hejuru banza utabanogereza. Ndabanogereza cyane bakanarangiza nkabibona. Ntabwo ndi ingoswe. Niba atari wowe w'ingoswe abo mubonana ni bo ngoswe. Gaha nta ngoswe yitwa neza ibaho. Izina niri gushuke. Uzi ko njyewe usanga ingo nyinshi ziba zubakiye ku mategeko yanjye mba nahaye abo bagore. Ibyo bintu uri kumbwira urumva utari kwirarira? Wabimenya ko ndi kwirarira ubaye ufite umugore nkamubwira ko kwima icyumweru cyose. None se yanyima te aba yatagiye mu mihango? Ikindi wakora cyatuma nyima ni iki? Ibyo by'ukwezi ntabwo wabindeba. Kimara kumbwira ko yumva nasatema gufitiye ari kunekereza cyane mitamenya niba guha cyangwa se niba igishora kwima. Nayobewe impamvu nyirizina muzo wavuze ituma udashaka. Ndumva utari gusobanukirwa impamvu ndi kuguha zumvikana uko. Impamvu uri kumbwira zituma utagira gahunda yo gushaka ndumva nazumvikana neza. Nubwo narwanjye nubatse ariko nyinshi muri zo zubakiye ku mategeko yanjye. Umwana w'intare.